tujya kwakira umukobwa witwa Kaduhire aka Kadudu. Yavuye Igicumbi yitwa Kaduhire, agira urugendo ruhire, ageze Nyabugogo yitwa Kadudu. Ladies and gentlemen, put your hands together for Kadudu. This is Kadudu in New York. First, no. Let's calm down. Firstly, I just want to appreciate the Rwandan government. Yimirije imbere abari n'abategarugori. Buriya abari n'abategarugori mpoze mvuga ko bemirijwe imbere, ariko ndabanza gushimira none abantu b'abagabo mugira uruhare mu iterambere ry'umwari n'umutegarugori. Icyo yaba ari cyo cyose ndagira mbashimire. Noneho kubera ukuntu nyine twagizwe nyambere muri gahunda nyinshi za leta, dushyirwa mu bigo byinshi bitandukanye, iby'ubushakashatsi, ibya leta byinshi. Nanje ubundi nari ndimo nanjye nyine ndatekereza nk'umushakashatsi, nk'umudamu nyine ndebe icyo nanjye nageraho. Ndareba science ivuga ko 3/4 by'umubiri w'umuntu ari iki? Ari amazi. Ku bantu wenda mufite imibare iri mu twitso 3/4 bihwanye na 0.75. Noneho ndavuga nti ni gute umuntu muzima wuzuye ufite ingingo zose ugira 0.75 by'amazi mu mubiri wawe? Ndavuga nti ngiye kongeraho ibice 25 noneho bibe rimwe ryuzuye. Ndavuga nti rero n'ubundi gihe naririye nta kiyongeyeho, reka noneho ngiye mfata amazi, nywa amazi 0.25, merci, 0.25 mbivunjamo litiro. Ndavuga nti no kugira ngo nuzure vuba litiro 10 ndajya nzinywa ku munsi, mpitamo kuzinywa iminsi 2 n'igice nyine. Ndatangira saa 11 za mu gitondo ngwa amazi, ndayanywa ngeze nka saa 3, natangiye kuyanywa nambaye ikabutura. Ariko nagira ngo mbabwire ngo byageze saa 3 nambaye ikanzu itagira ahantu hamwe ifata, kubera muvoma nagiraga, najyaga kumanura ikabutura nkabona wapi. Birangira ahubwo nihebye na bya 3/4 navuga ko ari make, umva byabaye 2/4 kuko yasohotse yari menshi kurusha yo nari nanyweye. Noneho mukanya boss wacu avuga kuri école primaire. Buriya ni boss wacu. Hey! Don't you know? He is a founder, manager, CEO, the initiator of Gens. That's why you are here. No. Yeah, he's the official hoster. Of course. Hostage. No. No. Merci. Noneho yahoze avuga kuri école primaire. Nibyo abantu benda twakuriye mu ntara hari igihe usanga nk'ikigo gifite nk'umurenge ufite ibigo byinshi. Urumva we boss wacu yatubwira ko yize kuri GS y'umurenge. Ariko twebwe kubera ko ibigo bari byinshi birenze nyine izina ry'umurenge, usanga ibyo bigo byitiranwa n'amazina y'utugari. Noneho hasanga hitwa école primaire do Nyamabuye, ugasanga nako Kagari, école primaire do ahantu nyine hatandukanye. Noneho kuri biriya bigo bagiraga strategy yo gukubita abanyeshuri mu gitondo ngo bakerewe. Sinzi niba mubyibuka ku bantu bahize. Warinjiraga mu gitondo waba wakerewe bakagukubita. Waba ukigera mu ishuri waba utaricara batizana devoir bagasanga ntayo wakoze na kubera ubushobozi buke bwo mu rugo nabwo bakagukubita. Noneho nge n'ubu ntago ndabasha kwanaliza neza ngo mbone umwarimu wari warigishije bari abarimu batwigishaga primaire.
umwari ubundi siyansi ivuga ko ubwenge buva mu kibuno. Noneho wabyutse mu gitondo akubise ukinjira ngo wakerewe na devoir waba utayikoze nakabara kubise bwa bwenge. Noneho ngira ngo ku bantu mu byumva neza ubona ko mu biro byinshi abantu babicaye mu ntebe nziza, intebe nyine ibaha umutuzo. Ariyo mpamvu bwa bwenge buba buri stable bugakora. Sibyo? Noneho bagiraga n'indi principe ntajya amenya umufilozofe bayikuyeho ngo ikibuno ni icya leta. Ariko ubu ndashimira leta kuko nyine yashyizeho controle nyine ku mikoreshereze y'imitungo yayo. Ngira ngo musigaye mubona ko nta bana benshi bagikubitwa ku ishuri, ari nayo mpamvu musigaye mubona nyine abakobwa bafite za biggest behind umubare wariyongereye. Buriya bagenda gucyariya nta madovize bari mu gihugu. Amadovize bayibara. Noneho ngiye kubera rero buriya nari umunyeshuri ubyumva hafi ya ntabyo, ngiye asangaga gukererwa, nakererwaga mu wa mbere nkaba ndakubiswe devoir ntayo nakoze, bashyiraho ikibazo cy'imibare kikaba kirananiye bakankubita. My dear, noneho kudukubita hari ukuntu bafataga nyine ukagenda gutya nyine uri guhunga inkoni. None hari umushuti wanjye twiganye yarari kunserereza kugira ngo barakukubise cyane ngo urahabuka ngo n'ubu uracyatinya inkoni. Ntese gute? Nuko ngo ugenda nk'uhunga inkoni parce que n'a pas quelque chose qui bouge là. DJ mwumvise kariya karirimbo ninjiye ntusha kwitangira iyo ndirimbo narayikunze ndayifiringa urumva 100% nzi ngo nkajya mvuga nk'abagande baririmbye ikinyarwanda. Noneho ngiye nkajya nyifiringa nkanayiririmba nkanayibwira n'abantu. Mu minsi 2 ishize nibwo namenye ko iriya ndirimbo ari ingande. Urumva yaririmbaga ngo gutuja, naho gutuja ntago nari nabyumvise, numvaga ngo gutundya. Ngo kwago navuga gutuja ngiye numvaga gutundya. DJ turn up. Gutuja Otani baby umutima kubera gutuja. DJ off. Hari ukuntu Kuriya DJ avuga nani nuzavuga kuriya avuga ngo gutuja nkakomeza uwo muri B2C afite direde ntago nzi izina rye. Gutuja nanjye nkaririmba gutundya kandi uri baby ku mutima ukubereye gutundya kandi uri baby ku mutima ukubereye gutundya. Onkona mubiri magomba ngamsekuso wampa love baby wampa kwekusa wamponya love nigga buseme kozo. Would you mind calling your phone at every time? Would you mind tell us umutima na gutundya kandi uri baby ku mutima ukubereye gutundya kandi uri baby ku mutima ukubereye gutundya. Kuba ngukunda we dududu gukunda we dududu. None mureke tukomeze. Murabona mu Rwanda iyo ufite nk'icyangombwa sibyo kiba gifite kashe, buri kashe yose iba ifite igisobanuro. Niba ari icyangombwa kivuye ku kagari habateyemo kashe ukabona koko ari icyangombwa kivuye ku kagari kanaka. Niba ari ku murenge bikagaragara, niba ari wenda muri ribu cyangwa se muri ministeri runaka ukareba muri kashe ukamenya icyo gisobanuro. None ejo nagiye ahantu gusaba service bampa service teho kashe, ariko muri iyo kashe nta jambo na rimwe nasomyemo. Nagiye muri boucherie
bampa inyama iteyeho kashe, ariko kuri iyo kashe yari kuri iyo nyama nta jambo na rimwe ryagaragaraga, ahubwo ubundi naribazaga buriya nk'iyo amagambo aba agaragara hari bube handitseho iki, ikigo cy'igihugu cy'ababazi cyangwa ni kashe yemeza ko iyo nka yapfuye, ntabwo nabyumvise neza. Abakristo noneho hari ukuntu twemera ko Imana yabumbye umuntu nyine mu byondo, siko tubyemera se, ikamuhumekeramo akagenda, niko amen. Noneho buriya naribajije, buriya abantu baba mu muryango w'abibumbye buriya nabo bemera Imana? Kuko noneho dushimire cyane umuryango w'abibumbye, bakoze ibintu byinshi bikomeye, yaba ruriya munsi mpuzamahanga w'abari n'abategarugori wabaye ejo nibo bawushyizeho, uw'amahoro wo kurwanya sida, n'ubu baracyahangana no gushaka umuti uvura sida. Mbese umuryango w'abibumbye ufite akazi kenshi kandi ufite n'ibintu byinshi wakoze, ariko se buriya ko bakoze ibintu byinshi, buriya nta kuntu uriya muryango w'abibumbye wahinduka n'uka mu muryango w'abibumbuye, kuko reba ibintu byose bakoze bibumbye, noneho bibumbuye ibintu bakora. Murakoze cyane.